kugira ngo tubagezeho update ku makuru agezweho aka kanya twakiriye nyuma y'ikiganiro tumaze gukora kuri Kivu iwacu twerekana uburyo muri axe kabisa ya Nyakigano aduyi washatse gupenetra yakubiswe, ariko amakuru tubabwiye ubu tuzanye indi verisiyo, ubu ikibuga kiracuramye. Mu by'ukuri nababwiye ko aba bazarendo ngo harimo abarwana ku manywa, aba Mutayomba, aba Bakigingi, aba bande izi FDR, aba Barundi, ariko ngo nijoro, iyo bimaze kugera nijoro, iyo bimaze kuba mu kabwibwi, ngo iyo bita special force hibu niyo ihita yinjira mu kibuga. Magingo ya rero M23 nitareba nabi ibintu bishobora kwibana ibindi. Ubu tuvugana Runigi Tombe, Kanyaru Tombe, abazarendo bamaze kwinjira muri izi axe. Ariko nanone baravuga iki, baratangaza iki? Reka twumve amajwi y'abaturage lokale bari hariya muri ziriya axe. Soransaranya ko ari kwakobwa ku Kanyaru, kubera watoye hajya ku soko niho ari kabisa, hajya uzi habaga ibiro ku Kanyaru ku soko niho zarendo ziri. Kanyaru zayikandagiyemo buno mu masaha 12. Kuri abafunga inzira iri kuvamo ibyo kurya nicyo kibazo. Inzara niyo bana dukumbi, inzara niyo mbi no hano mu Rubaya. Kuri abafunga inzira iri kuvamo ibyo kurya nicyo kibazo. Inzara niyo mbi no hano mu Rubaya, aho mu kugura udukara ukagura n'uturyo ugashira mu nzu, mu kugwana intambara mu centre niyo munsi gumwe. Nuko Kanyaru ngo bari kwiruka basoranje guca bari mu bigunda. Mji wa Kanyaru hata na ni katika mapambano yenyewe ambayo ilizuka tangia asubuhi kabisa, ambayo iliacha wazalendo wanafanikiwa kuishika mji wa Runigi hata na Kanyaru, na Kanyaru yenyewe imeanguka kwenye mikono ya wazalendo kwa hizi masaha za jioni, saa 10 za jioni, ndipo tayari hii Kanyaru imeanguka kwenye mikono wala kwenye nyavu za wazalendo. Hii coalition wala hii muungano ya wazalendo ambayo inajulikana ngabo. Rero ni abazalendo mu by'ukuri bamaze kwinjira muri axe ya hehe, muri axe ya Kanyaru ndetse no muri axe ya Runigi, bakaba binjiye neza. Nukuvuga ngo nyuma yuko bagerageje kwa divansinga banyuze, cyo kintu cyumve neza cyane, nyuma yuko bagerageje kwa divansinga baciye Cyugi, nyuma yuko bagerageje kwa divansinga baciye ahangaha Kinigi bikanga, abazarendo bahisemo gukina trick M23 kugira bapenetre binjire banyuza hanga Kanyaru, bahite banyura inyuma. Nukuvuga ngo bahite banyura inyuma y'Umurambi, bahite badeboroda binjire mu Rwiririza, bahite bazamuka mu Ruci. Nukuvuga ngo bahite nibagera mu Rwiririza bahite bamanuka neza, bahinguke mu binyangara byo ku Muderi, isasu rya mbere riraserubaya. Ibyo byose ni tekinike abazarendo bakoze, ni urugamba bize. Buri munsi w'urugamba uko barwanye hari amadolari babandikiwe ya prime nk'uko umukinnyi aba yandikiwe, abafite prime uko yarwanye. Urabona ko rero ibintu bimeze nabi, situation ntago imeze neza. Na makuru twakiriye mu by'ukuri agaragaza amayeri, agaragaza tekinike ko M23 ishobora kwisanga mu mutego, cyangwa se nanone coalition y'abazalendo nayo ikaba iguye mu mutego M23 yabateza akamashu, kuko yabakubise irabamanura, bashaka badivasinga Nyakiganira bakubita, ariko nanone iragenda ifunga neza. Imaze gufunga neza, hashobora kubamo habayemo kuba bafungura kugira ngo aba bazarendo binjire mu kamashu, kugira ngo aba bazarendo baze neza, baze barigate ku cyuma cyande, ku cyuma cya Mucoma. M23 hari ibyo yabapangiye, ariko nabo nk'abantu ubona ko bari gukurira muri irushanwa, kuva baza M23 itarabakura za Bibatama, kuva baza M23 itarabakura Gasenyi, kuva baza M23 itarabakura Gatoyi, kuva baza M23 itarabakura hakurya ya Nyarepe. Urabona ko nabo bari gukurira muki mu irushanwa. Ibintu birakomeye rero. M23 idacunze neza uyu mugi wa Rubaya ushobora gufatwa, ariko M23 nayo nta kosa na rimwe yakora ryo gutuma izi takataka zinjira ingungu. Nta kosa na rimwe M23 yakora, kuko turabizi ko abazarendo batarenza amavi
anytime muraza kumva icyo bita amatokeo, urugamba rwa saa 11, urugamba ruraza kuba ari urw'amagasa, urugamba rwa saa 9. Mwitege ibitero by'indege bishobora kugabwa muri iri joro, mwitege impinduka ku mirongo y'urugamba yose, ko anytime icyo bita ikibuga gishobora gucurama. Ni ukuvuga ngo ibintu bishobora guhinduka ku munota wa nyuma, cyangwa se wazarendo bakaza M23 ikabatoragura amatekwa, kuko baje muri headquarter, baje neza, barimo baraza neza binjira muri axe muri brigade ya Colonel Sabimana. Ubwo bisa nkaho kwa Major Juste Byanze bagiye guciriya Kanyaru Runigi, ubwo ni Kanyaru Runigi, bagahita bashobora gufata shuwa yo kubanza kurasa Ngungu, cyangwa se bagafata shuwa yo kubanza kuzamukira Murambi, cyangwa se bagafata shuwa yo kunyura hangaha muremure. Ubwo ikirashobokera biraba ari shuwa yabo, ariko urugamba magingo hangaha rugeze urabona ko n'urugamba rw'amagasa, n'urugamba rw'imberenge. Ngewe mu kanya kuri kivi wacu abantu babwiye uburyo ikibuga cy'indege cya Bangkok cyongeye gutumukirwaho n'ivumbi nyuma yuko intare za Sarambwe zigize gute nacyo zongeye zigasubiza imyotso mu nkovu, zongeye zikacyotsa, zongeye zikagicanaho iki umuriro. Hariya nibyo byari biriho n'ibitero biri gutegurwa muri Plaine de la Ruzizi. Ariko nanone tukagaruka no ku bitero by'aba Janvier Karayiri coalition. Ubona ko abazarendo bose bishyize hamwe, dore ko nabo bari kurwana bazanye icyo bita itangazamakuru. Ndabakunda cyane rero mwana ndake rwose, Imana ibarinde, ariko turakomeza dukurikirane ibigezweho ku mirongo y'urugamba.